kugira ngo bishoboke. Urashakira Imana mu byo yakoze, mu byo muziranyeho. Nta n'umuntu ukurusha kubimenya. Ni wowe uzi umubano wawe n'Imana. Ni wowe uzi ibintu Imana yagukoreye. Nta muntu ukurusha kubimenya. Noneho rero umuririmbyi yaravuze ngo bari imigisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe, ni myinshi yo gutangaza. Yarimo agira ngo utagira icyo wirengagiza. Nushaka kureba iyo ugana ukabona hatabona, subiza amaso iyo uva. Urabona ibimenyetso n'ibitangaza byinshi n'urugendo rurerure wanyuzemo. Nurangiza wature uvuge ngo Uwiteka wabanye nanjye mu gihe gitambutse n'iminsi iri imbere nabwo azabana nanjye. Aha nakwibutsa Dawidi ahuye na Goliyati, ukuntu yabashije kumwica yakoresheje iby'Imana yakoze. Yamubwiye ngo unteranye uducumu n'amacumu ngiye guteye mu izina ry'Imana utuka. Uwo ni Dawidi. Ariko mbere yarabanje kwambikwa imyambaro n'umwami Sawuli, amubwira ati mwana wanjye ntugiye kugwa imbere y'Umufilisitiya, banza wambare imyambaro y'intambara. Ngo umwana ashyizemo iyo myambaro yumva ngo iyo myambaro agiye kwambara yaremereye. Impamvu nyine nta buhamya bwayo yari afite. Ubuhamya bw'iyo myenda ntabwo yari afite, ariko yari afite ubundi buhamya bw'amabuye. Hari ubuhamya umuntu aba afite ku giti cye bw'ibintu bisa nk'aho ari bitoya ku bandi ariko bikomeye. Nibwo yabwiye Sawuli ati reka njye kurwana, si ngomba ko njyana imyenda, ahubwo ndakoresha amabuye nsanzwe nkoresha nica inyoni, amabuye nkoresha nk'umushumba niyo ngiye gutwara. Undi aramubwira ati Dawidi uracyari mutoya, uramenyereye intambara, ntiwamunesha. Dawidi cyamukuye imbere ya Sawuli ni ubuhamya yamuhaye. Yasubije amaso inyuma areba intare n'idubu uburyo byamuhushije, ngo intare akayishanyaguza akayijugunya hariya n'idubu. Aravuga ngo Uwiteka wandokoye mu menyo y'intare n'idubu azandokora n'Umufilisitiya utarakebwe. Ndashaka kubwira ngo Yesu nashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, mwene so Emmanuel uwambaje, dusanga duhurira hano mu kiganiro cyacu cya buri gihe, kandi kitubwira kwizera icyo ari cyo n'akamaro ko kwizera. Ndagira rero ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana, ubutumwa bwiza Yohana yanditse. Turasoma ibice byaho 7 umurongo wa 37. Ijambo tugiye kuganira nanone n'iryo kwizera. Haranditse ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi Yesu avuga n'ijwi rirenga ati umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ibi yabivuze yerekeza ku Mwuka Wera uwo abamwizera benda kuzahabwa. Cyakora yari ataraza kuko Yesu aratarahabwa ubwiza bwe. Iri jambo rifitanye isano no kwizera. Aha nakubwira ko nta gisimbura kwizera. Mu by'iyi nzira yo kwizera Imana no kuba umuntu w'Imana, nta kintu gisimbura kwizera. Bivuze ko iyo kwizera kwawe kudahari cyangwa kwagabanutse cyangwa nta nuko ufite, n'Imana urayibura. Nkwibutse ko iyo ushaka Imana ntabwo uyirebera mu bintu izakora. Iyo uyishakiye mu byo izakora ntuyibona, kuko uba ufite amakuru y'uko bidashoboka n'inzira zifunze. Abantu bose bagiye babana n'Imana bayikurikiraga mu kwizera. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo abo bose bapfuye bataragwa ibyasezeranijwe. Bakavuga Aburahamu we ngo yagiye atazi n'iyajya, ngo gusa agenda ayoborwa n'ijwi. Ubu natwe mu ijuru tujya ntabwo tuhazi, turanahabona, ariko ibyanditswe byera bitukwereka mu ijuru hariho. Niyo mpamvu umuntu uhawe kwizera ahabwa amaso abona ibyo abandi batabona, agahabwa amatwi yumva ibyo abandi batumva, agahabwa ikiganza cyakira ubwiza bw'Imana n'imigisha y'Imana, ikiganza cyo kwizera, akajya abona ibintu biri kure. Aburahamu rero Imana imuhamagaye, nta kindi cyatumye ahaguruka,
ni uko yizeye ko Imana ivuganye nawe ari Imana nyamana. Iyo ushaka rero gushaka Imana, ntukajye uyishakira mu byo izakora. Nuyishakira mu byo izakora uzayibura kuko nturahagera. Ariko nusubiza amaso inyuma mu rugendo rwawe rw'ubuzima bwawe, uzabonamo Imana. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo bari imigisha nonaha Imana yakugabiye, uyabare ntusige n'umwe, rega ni myinshi yo gutangaza. Yarimo ashaka kuvuga ngo ubare imigisha nonaha. Ni ukuvuga ngo iyo uhagaze mu kwizera nibwo ubasha kureba imbere. Imbere urahabona. Ariko ushatse kubanza kureba imbere ngo ubone kwizera ntabwo uhabona. Ahubwo wowe uhagarara mu by'Imana yakoze, warangiza ugahita ubona imbere aho ujya. Nushaka no gushaka Imana, ishakire mu rugendo mumaranyemo iminsi. Nakwibutsa ko rero Abisiraheli nabo niko byabagendekeye. Iyo bashidikanyaga ku Mana, nta na rimwe bayiboneraga mu byo bari kwibaza ako kanya. Ahubwo basubizaga amaso inyuma. Bakibuka ukuntu yabanye nabo muri Egiputa mu buretwa, bakibuka ukuntu yabambukije inyanja itukura, bakibuka ukuntu yabagaburiye mu butayu, ndetse n'Imana nayo ubwayo niko iteye. Igusuye ikwibutsa ibihe mwahuriyemo, aho mwahuriye. Niyo mpamvu na Mose igihe yahuraga n'Imana mu gihugu cy'Imediyani, Imana yaramubwiye ngo ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Yakobo, ndi Imana ya Isaka. Yashaka kumubwira ngo amateka yanjye niyanyerekana. Natwe nk'uko umwanditsi abivuze 11 mu Baheburayo, iyo ushatse kwizera, yaravuze ngo ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko ari ukuri. Kukwizera kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo. Ni ukuvuga ngo n'ibyo tubonesha amaso biduha kwizera Imana. Mu yandi magambo rero, Imana uyishakira aho uva, tuyishakira aho ujya. Kandi ubigerageza ukabikora, uraza kubona Imana. Hari igihe uhura n'ikibazo ukagira ngo ni ubwa mbere uhuye nacyo, nyamara hari ibindi bisa nkacyo cyangwa binini kukiruta wanyuzemo. Iyo uramutse rero ubonye ibintu Imana yagukoreye mu buzima bwawe, ubihagararaho ugahamya. Yesu rero avuga ko umuntu umwizera hari imigezi y'amazi y'ubugingo izadodobiza iva muri we. Ko uwo muntu Imana izamuha iriba ry'amazi y'umugisha, amazi y'ubugingo, rikadodobiza riva mu mubiri we cyangwa se mu mutima we. Ariko avuga ko bizazanwa n'Umwuka Wera. Buriya rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarihatega amatwi akaryizera, ntabwo ryafata mu mutima w'Umwuka Wera adahari. Umwuka Wera yaje rero ikintu akora, afata ijambo ry'Imana nk'iri uri kumva akarigukundisha, nyamara kugukundisha ukumva n'iryawe. Niyo mpamvu ngira nkubwire ngo ubwo turimo tuganira ugende wizera. Kandi umuntu wese wizeye hari ikintu abona. Kwizera kose gufite ikintu kuzana. Niyo mpamvu hari ubwiza bw'Imana abantu batajya babona kubera yuko batizera. Ibuka Yesu ageze kwa Lazaro uri wapfuye, ari naho bashiki be Marita na Mariya baramubwiye ngo iyo uza kuba uri hano mushiki wacu ntaba yarapfuye. Ariko hari ikintu Yesu yavuze, yarababwiye ngo ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Hanyuma baramubwira bati databuja tuzi ko azazuka ko ku munsi w'imperuka azazuka. Ariko Yesu arababwira ngo sibyo navuze. Nababwiye ngo kuba ndi hano ndi kumwe namwe mufite ubuzima, uwo nawe unyizera afite ubuzima. Abasaba ko bamwereka aho bamuhambye, ndavuga Lazaro. Si uko Yesu yarayobewe ko aho Lazaro ahambye, ntabwo yarayoboye igituro cye kiri, ariko yagiraga ngo azamure kwizera kwabo, babivuganeho bajyane. Ntabwo yavuze ngo munyereke igituro aho kikiri ngo mutujyane, ari uko ayobewe aho kiri. Ahubwo yagiraga ngo kwizera kwabo kugere ku rwego bamuherekeza bagiye kureba Yesu. Kandi ibyo bintu Yesu yaragiye gukora nta handi byari byarabaye. Kujya gufata umuntu wapfuye nyuma y'iminsi ine ngo ugiye kujya kumureba no kumusura. Ariko Yesu yari yabwiye intumwa ze ko Lazaro asinziriye. Ndashaka kubwira ko rero ibitangaza Yesu akora byose ku buzima bwacu ni ibitangaza bitukururira kwizera. Iyo usomye mu butumwa bwiza Yohana 30, haranditse ngo hari n'ibindi bitangaza Yesu yakoze bitanditswe muri kino gitabo, ariko ibyo byandikiwe kugira ngo mwizere, nimara kwizera muherwe ubugingo, muhabwe ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo,
ibitangaza Imana ikorera abantu b'Imana ntabwo ari ibyo kubagumisha mu isi, ahubwo ni ibyo kubabwira ko Imana ishobora kubana natwe mu isi kandi tukazabana no mu ijuru. Uyu mwanya rero ndakwibutsa ikintu Yesu yavuze ngo umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadodobiza iva mu nda ye, iva mu mutima we. Nshobora kubaza ikibazo rero, iyi migezi ujya uyumva? Iyo bavuze umugezi ntabwo bavuze amazi yo mu gacupa, ntibavuze amazi yo mu ijerekani cyangwa ingunguru, bavuze imigezi. Kandi ngo umuntu unyizera iyi migezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri we. Ni ukuvuga ko mu gihe isi yuzuye inyota y'ibibi n'ibyaha n'amaganya, uyu we kubera ko yizera Imana hari imigezi ituma agira umutima utuje. Kandi iyo usomye muri Yeremiya 17 umurongo wa 5 haranditse ngo havugwa umuntu wiringira undi akimura Imana mu mutima we. Umuntu wimura Imana ni umwami, Imana ntibikimubereye umwami, ahubwo agashaka ahantu Imana yagombye kuba ifite icyicaro mu mutima we akashyira ikindi kintu. Bakavuga rero ko uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe mu butayu kibuza y'amazi nyine kuko kimuye Imana, ngo hanyuma ngo imizi yacyo iruma ntabwo kizera imbuto, ngo ikintu cyiza n'ikinaza ntazakimenya. Ariko bakavuga ngo hirwa umuntu wiringira Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Uwo rero ngo azahwana n'igiti, nacyo ni igiti kindi cyatewe hafi y'imigezi gishorera imizi mu mugezi, ngo gihora cyera imbuto igihe cyose n'amababi yacyo aratoshye. Ya mazi twavugaga muri Yohana 7:37, ya migezi itemba ni imigezi ituma wera imbuto, ni imigezi ituma ugira umunezero nubwo umuntu abona wagombye kubabara. Kankubwire ibi bintu birashoboka. Umuntu ashobora kureba kubona uzapfa ejo nta n'iminsi usigaje arebye ibikugose, ariko iyi migezi ituma yuhira ubugingo bwawe ukanezerwa nubwo ugaragara nkaho wari ukwiye kubabara. Ijambo ry'Imana rero iyo rije gutya rikaba rije, ukwiye kumenya ko ijambo ry'Imana rirema. Kuba Imana iguhaye umwanya wo gutega amatwi ijambo ry'Imana, ukwiye guhita ubyubaha ukamenya ko iri jambo ari wowe rigenewe. Ntuvuge ngo n'abandi bari kuryumva, ni wowe rigenewe. Ndashaka kukubwira ngo ndanagusengera nkwifuriza ko wakongera kumva ubugingo bwawe bwongeye gutoha. Kandi nkwibutse ko kugira ngo bishoboke urashakira Imana mu byo yakoze, mu byo muziranyeho. Nta n'umuntu ukurusha kubimenya, ni wowe uzi umubano wawe n'Imana, ni wowe uzi ibintu Imana yagukoreye, nta muntu ukurusha kubimenya. Noneho rero umuririmbyi yaravuze ngo bare imigisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe, ni myinshi yo gutangaza. Yarimo agira ngo utagira icyo wirengagiza. Nushaka kureba iyo ugana ukabona hatabona, subiza amaso iyo uva, urabona ibimenyetso n'ibitangaza byinshi n'urugendo rurerure wanyuzemo. Nurangiza wature uvuge ngo Uwiteka wabanye nanjye mu gihe gitambutse n'iminsi iri imbere nabwo azabana nanjye. Aha nakwibutsa Dawidi ahuye na Goliyati, ukuntu yabashije kumwica yakoresheje iby'Imana yakoze. Yamubwiye ngo unteranye uducumu n'amacumu ngiye guteye mu izina ry'Imana utuka. Uwo ni Dawidi. Ariko mbere yarabanje kwambikwa imyambaro n'umwami Sawuli, amubwira ati mwana wanjye ntugiye kugwa imbere y'Umufilisitiya, banza wambare imyambaro y'intambara. Ngo umwana ashyizemo iyo myambaro yumva ngo iyo myambaro agiye kwambara yaremereye. Impamvu nyine nta buhamya bwayo yari afite, ubuhamya bw'iyo myenda ntabwo yari afite, ariko yari afite ubundi buhamya bw'amabuye. Hari ubuhamya umuntu aba afite ku giti cye bw'ibintu bisa nk'aho ari bitoya ku bandi ariko bikomeye. Nibwo yabwiye Sawuli ati reka njye kurwana, si ngombwa ko njyana imyenda, ahubwo ndakoresha amabuye nsanzwe nkoresha nica inyoni, amabuye nkoresha nk'umushumba niyo ngiye gutwara. Undi aramubwira ati Dawidi uracyari mutoya, uramenyereye intambara, ntiwamunesha. Dawidi cyamukuye imbere ya Sawuli ni ubuhamya yamuhaye. Yasubije amaso inyuma areba intare n'idubu uburyo byamuhushije, ngo intare akayishanyaguza akayijugunya hariya n'idubu. Aravuga ngo Uwiteka yandokoye mu menyo y'intare n'idubu, azandokora n'Umufilisitiya utarakebwe. Ndashaka kukubwira ngo nushaka guhangana n'ikibazo kikuri imbere, ko ufite ikintu gihagaze imbere yawe, dore umuti n'uyu. Wowe subiza amaso inyuma ugire ikivugo wivuga.
bwira ibikugose, bwira ingorane zawe uti Uwiteka wandokoye igihe gitambutse nyuzemo, azandokora no mu gihe kiri imbere yanjye kintegereje. Ibintu bikuri imbere byo gutera ubwoba bisa n'ibindi wanyuzemo. Intambara urimo uyu munsi zisa nk'izo wigeze kunyuramo. Nta gishya kiri kukubaho rero. Umva ijambo ryiza. Ntabwo Imana izemera ko ugeragezwa ibirenze kwizera kwawe. Ntabwo Imana izemera ko ugeragezwa ibirenze kwizera kwawe. Habe n'ibikugerageza Imana igucira akanzu. Kandi nkubwire ko ibigeragezo byose biba biri ku muntu, biba bije gutuma akora icyaha. Buriya umuntu wamaze kumenya ukuri, iyo ahuye n'ibigeragezo abona akayira k'ubusamo ko gukora ibyaha. Satani akamubwira ati bikore, nta Imana ikumariye, wirwaneho. Ariko iyo umuntu amanuye kwizera, ibyaha birazamuka. Subiza amaso inyuma witegereze. Ubundi ugize intege nke ufite n'ibyaha ufite, aribyo bita kwirwanira no kwicira inzira, si ibyaha biterwa no kutizera. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana rero. Iyo usomye 11:6 mu Baheburayo haravuga ariko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Niba ushaka kunezeza Imana, niyo ikaguha ku mazi y'ubugingo, amazi adudubiza mu buzima bwawe, atuma uhorana umunezero n'ibyishimo. Nuko ukwiye kugira kwizera kandi ukihana ibyaha wakoze kugira ngo Imana yongere gusubiza umunezero wabuze. Iyo ukoze icyaha uba ugambaniye umwana w'Imana kuko yazanywe no kugira ngo amareho ibyaha. Reka rero ndekere aho ngaho dusoreze hano, ariko nkubwire ngo hariho Imana ishobora ibintu byose, kandi ushaka kumenya Imana basaba yuko uyirebera mu byo yakoze. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo nkunda cyane, yaravuze ngo ibyo yakoze mbifitemo umufasha, Imana ishimwe cyane. Ngo numfashe mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, kandi ahindura imibabaro kugira ngo anezeze. Hari abo nigeze mbaza ndabaza ndetse niba iryo jambo turyemeye. Uyu muririmbyi yavuze ngo imibabaro yose niko ayizi, ngo ahindura imibabaro ngo amunezeze. Iyo bari guhindura imibabaro, muri iyo process yo guhindura imibabaro, ninde ubyungukiramo? Ngewe ntekereza ko ubyungukiramo ari ufite imibabaro myinshi. Uyu mwanya rero inshuti y'umusaraba mwene data, nyemerera witekerezeho, nyemera wibaze. Mu by'ukuri iyi nzira urimo ijyanye no kwizera Imana no gukurikira Imana, ufite kwizera kubashisha guhamya? Ese iyo usubije amaso inyuma hari ikintu waba Imana yaragukoreye cyaguhesha kuvuga ngo Uwiteka yandokoye mu menyo y'intare n'idubu, azandokora no mu menyo y'umufilisiti utarakebwe? Umva rero nkubwire, ubuhamya bwa Dawidi ari mu butayu wenyine ni nabwo bwamuhesheje guhangana na Goliyati mu ruhame. Iri jambo ndagira ngo uryumve neza. Dawidi yica intare n'idubu, nta muntu wamukomeye amashyi, nta n'uwamushimiye, nta n'ibyo twari kumenya, ahubwo niwe wabyivugiye. Aravuga ati rwose nishe intare n'idubu. Ariko yabivuze igihe ki? Ahuye n'ikibazo. Nawe rero ufite ubuhamya bwo mu ibanga ryawe bw'iby'Imana mwakoranye cyangwa yakoreye muri wowe, ari nabyo biguhesha kubona icyo kuvuga. Ntabwo mpamya ko utafite ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Ndahamya ko bihari ndetse byinshi, kandi nkaba nakubwira ngo niyo mabuye uri bwifashishe uhangana n'ikindi kibazo cyagutera uko cyaba kingana kose. Icyo nzi cyo, nusubiza amaso inyuma ukareba urugendo rwose rw'ubuzima bwawe, urabona Imana. Wibuka Abisiraheli ko Imana yababwiraga ngo nabarindiye mu butayu, inkweto ntizabacikiraho, n'amaguru ntiyabyimba. Batungisha amanu mutari muzi, ivu itekewe mu ijuru. Baha amazi ava mu gitare kirushaho gukomera. Batwikiriza igicu ku manywa, izuba ntabwo ryabishe, nijoro ndabamurikira. Ati rero ibyo bintu mubyandike, mujye mubibwira abana banyu ibyo nakoze. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abamugishaga impaka ko atari umwana w'Imana, aravuga ati niba mutemera ko ndi umwana w'Imana, mwemezwe n'imirimo nkora. Nawe rero reka kureba ibiriho ubu ngo bigutera ubwoba, ahubwo reka abantu bemezwe n'imirimo Imana ikora. Imirimo Imana ikora. Yemerera rero uyu mwanya tuganira uze gufata ikaramu, ibyo ubasha kwibuka ubyandike, nurangiza ubibike ku mutima. Satani azajya gutera ujye ukora mu mvumba,
ukoremo ubuhamya, umukubite ibuye, umwibutse ibintu Imana yagukoreye, umwibutse urugamba Uwiteka yakunyujijemo, kandi nibikubana bike utere mu baturanyi by'Imana yakoze. Hari abantu muziranye, mungana, musangiye amateka, ufite ubuhamya bwabo wabonye. Impamvu bariya abantu nabo wababonye ko ari kugira ngo bigukomeze. Aha nakwibutsa igihe Mariya yashidikanyaga ko azabyara umwana Yesu atagira umugabo. Marayika aramubwiye ati hari Elizabeth mwene wanyu, bamwe bavuga ari nyina wabo, ati wari ingumba ubu ngubu aratwite, kuno kwezi kwa gatandatu niko babwiye Mariya. Noneho ubwo Elizabeth yari mukecuru, wibuke ko n'umugabo we tubisomeshe cya mbere cya Luka icya kabiri, n'umugabo we nawe yari yarananiwe kwakira ko Elizabeth yabyara. Ubwo bivuze ubukecuru no gucura no gusaza. Ariko Imana ihitamo ko Mariya nagira impaka z'uko atazasama bitewe n'uko ataho yabibonye, Imana imwegereza Elizabeth azi. Nawe mu by'ukuri hari umuntu uzi Elizabeth wawe uri ahantu ufite ibintu yanyuzemo, nawe uzi Imana ikamutabara. Reka nkugarurire hafi yo kwicira inzira no gukora ibyaha kugira ngo urabone amahoro. Kuba waramaze kumenya ukuri nta cyaha uzakora ngo kikugwe neza, kandi ntibazakubwire ngo bose bakora ibyaha ngo nta muntu ukiranutse ubaho. Abaho, kuko umukiranutsi atamutse atabaho, ijambo ry'Imana ryaba atari ukuri kandi ringana n'Imana. Reka rero kwicira inzira no kwiganyira no kwirwanirira, ahubwo wibuke neza y'Imana ku buzima bwawe, nurangiza ubone amabuye yo gutera Satani kandi uhamye ibyo wabonye. Natangiye kwibutsa ko iyo umuntu kwizera kumanutse, ibyaha birazamuka. Ibyaha abantu benshi bakora si uko Imana ibitarabanye nabo, ahubwo no kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Abisiraheli rero nubwo mwumvise ibintu Imana bakoreye bikomeye, ariko bajyaga bagira imbere bakavuga ngo reka bakore ikigirwamana kibajya imbere kibaherekeze kibasubizeyo. Habaye iki? Babaga bashidikanyije. Wari uzi ko umuntu ari gushidikanya akagira kwizera gukeya, n'ibimenyetso by'Imana yamukoreye bimupfana ubusa. Abisiraheli bageraga ku rwego bibagirwa Imana kugeza ubwo babumba ikimasa ngo kibashorere kibajyane. Barabonye Imana ibajya imbere. Imerera nkubwire ngo nawe rero wibutse ko iyo umuntu kwizera kumanutse ahita akora ikigirwamana, ashaka ikibumbabumba. Kubera ko umuntu atabaho adafite ikintu kimukomeza, iyo umuntu ananiwe kwizera ashaka ikintu asimbuza Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana yacu ni Imana twabonye, kandi nta muntu wagutangira ubuhamya bwawe n'ubwawe ntawabugutangira. Reka rero nkwifurize gukomeza kumva Imana, ariko cyane cyane imigezi y'amazi y'ubugingo itembe iva mu nda yawe. Reka rero dusengane Imana nawe. Ndashaka gusengera mu buryo bukurikira. Niba ufite icyaha wakoze, Bibiliya iravuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, ngo hanyuma Imana imuhagurutse. Ndashaka kugusengera muri ubu buryo. Niba hari icyaha waba warakoze kiri mu buzima bwawe, ubu tuvugana ukaba ukibutse, nyemerera ngusengere kandi wihane. Nshobora kuba ntari kukubona, ariko Imana muziranye n'Imana irakuzi kandi Imana irakubona. Reka rero ndashaka gusengera kugira ngo wowe, ubwo umaze kumenya intege nke zawe, ubwo umaze kumenya ibyaha wakoze, wicira inzira ngo urebe ko wasohoka mu mwijima wari urimo nubwo utawusohotsemo. Ariko iki ni igihe cyo kuba nagusengera kandi ukumva Imana. Ndumva nuziye gusengera, ndumva nabikora, kandi unyemerere wizere. Iri jambo rije mu gihe cyaryo, kandi rizanywe n'Imana yo mu ijuru, niyo irisohoye kugira ngo rigufashe mu buzima bwawe. Ndashaka rero ko ngusaba, niba hari ikintu mu mutima wawe ukurega kandi waramaze kumenya ukuri, wibuke n'amaraso ya Kristo akakuraho ibyaha iyo tubyatuye. Reka rero dusenge Imana, ariko wature kandi urabona ubwiza bw'Imana. Wature rwose, wature. Imana yakugira neza, Imana yaguha umugisha. Ndashaka ko wature rwose, urabona ubwiza bw'Imana kandi wishime.
kandi unezerwe. Uratangara ubonye ibintu Imana igukoreye, uratangara ubonye ibintu Imana iremye, kuko ni Imana ishobora byose itagira ikinanira. Reka rero dusengane Imana nawe kandi ubuntu bw'Imana bukugote. Reka dusenge. Mana yacu, Mana ikiranuka, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe. Tubonye ko hari isezerano rikomeye wahaye abakwizera, uvuga ko umuntu ukwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Uyu mwanya rero ndasengera mwene data mushiki wanjye wumvise ijambo ryawe, kugira ngo iyo migezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda ye, iva mu mutima we, iyo migezi aka kanya tugisenga atangire kumva itembye, kandi ngo iyo migezi ni umwuka wera. Niba yarakoze icyaha cyatumye umutima we udatuza ukaba uhagaze, shingiye ku butware wampaye, ubutware wahaye itorero, shingiye ku butware bw'ijambo ryawe, mwatuye imbabazi z'Imana, mwatuye kubabarirwa, kandi mwatuye gutabarwa. Kandi Mana ndamusengera, niba afite intambara ziri imbere ye, akaba atazi uko bizagenda, afite ubwoba bw'ejo hazaza, yumva atazi icyo yakora, nabwo ndamusengeye kugira ngo ukore igitangaza ku buzima bwe. Icya mbere Mwana musabira ni uko amaso ahumuka akareba inyuma urugendo yagendanyemo n'Imana, bigatuma akomera, bigatuma yibuka ngo Imana twabanye mu bihe bitandukanye, nayo Mana turi kumwe uyu mwanya. Mana ndamusengeye kandi mwatuye imbabazi z'Imana, mwatuyeho ko Imana yamutabara. Ndasenze ngo iri jambo rigira imbaraga n'ubutware kuri we. Ndamusengera Imana ikora ikintu gikomeye ku buzima bwe. Icyatumye yumvira ijambo ni ukugira ngo akomere kandi abone amabuye n'ibihamya byo kwivana imbere ya Satani. Natuye umugisha kuri we, natuye imbaraga kuri we, kandi musengeye musabira kugira ngo uhereye kano kanya azamure kwizera kugira ngo abone Imana. Kuko iyo tumaze kukwizera turakubona. Senze gutyo kandi mbyatuye gutyo, nirukanye indwara ku buzima bwe, nirukanye umuhangayiko, nirukanye uruzerero, bikoze mu izina rya Yesu Umwami ugira neza. Amen.